nicara hano mu rugo wanjye muri Fination muri White House ngiye kumva numva inkuru y'incamugongo ingezeho bati mucuti wawe akadasohoka kwitwa Ama G The Black yitabye Imana. Okay, racyari MG Line challenge nanakubwiye ngo banga after banga anaza banga. Nuvuga ngo igitumye nza kuri mikoro hangano kugira mbabwire ko umuhanzi bita Ama G The Black inkuru zakomeje guhwihwiswa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rwego rwa TikTok ndetse no ku zindi mbuga zitandukanye nka Facebook na Instagram. Usibye urubuga rwa YouTube turabona ikiganiro bavuga kuri uyu Ama G The Black wagize gutya akavugisha rubanda nyamwinshi, wagize gutya akareka umuziki akigira mu bworozi bw'inkoko. Ariko Ama G The Black bakaba bavuga ko impamvu agiye mu bworozi bw'inkoko ari kugira ngo yiheshe umutuzo, kuko umuziki wari ugiye kumusasa, wari ugiye kuzamuteranya n'abantu. Ariko kugeza ubu ngubu sinzi umuntu wageze gutya abashyize inkuru hanze y'igihuha y'incamugongo abeshyera ngo umuntu yapfuye. Ariko kugeza ubu ngubu ntabwo haramenyekana umuntu wamaze gutangaza inkuru yo kutubeshya cyangwa se yo kubeshya inkuru y'ikinyoma ivuga uti ngo Ama G The Black. Reka nkubwire uti iyi nkuru ntabwo ariyo, iyi nkuru ni igihuha, bimwe bita scam. Iyi nkuru ni kubeshya. Umuhanzi bita Ama G The Black ntabwo yigeze yitaba Imana. Umuhanzi bita Ama G The Black aracyari muzima. Reka tubabwire uti tugiye kumumvisha ikiganiro cyose cy'umunyamakuru wagize gutya aramuhamagara ndetse ajya no kumusura, amuhereza n'inkoko, aramubwira uti genda utangaze inkuru babwire ko ari ukubeshya ndacyari muzima. Babwira uti nta handi hantu mu Rwanda hari brand y'inkoko zimeze kujya atari ko Ama G The Black. Iyi nkuru ni igihuha, iyi nkuru ni ukubeshya. Ntabwo Ama G The Black yigeze yitaba Imana, ni ukubeshya, ibyo ni ibihuha. Ama G The Black njye ndacyari muzima. Ayo magambo nkubwiye ni Ama G The Black wayivugiye ubwe. Reka dutege amatwi twumve ibinyoma biri inyuma yo kubeshya ngo Ama G The Black yarapfuye. Reka twumve ukuri ku nkuru ya Ama G The Black twese dukunda cyane. Nicara hano mu rugo wanjye muri Fination muri White House ngiye kumva numva inkuru y'incamugongo ingezeho bati mucuti wawe akadasohoka kwitwa Ama G The Black yitabye Imana. Allo? Oui. Mavete bimeze bite? Sawa. Hari inkuru twumvishije ngo umuntu bita Ama G The Black ngo yitabye Imana, ariko tuza kumva ko ngo ibyo bintu byaje kuvugirwa kuri radio yawe ya Mavete. Abantu benshi bavuga ko ngo ari we watangaje iyo nkuru. Umusa nanjye nkuru nayikoze mvuga ko nanabimubwiye kuri live kuri TikTok ya nimugoroba kiriho. Yego. Iyo nkuru waye kwehe yuko witwa Ama G The Black yitabye Imana. Abantu banyuze bari gukina ikarita mu gasantere. Aravuga ati umukoboyi mubana mu nzoga yapfuye. Yego. Isuwe niko Platini ari muzima wowe. Amajero nabimaze nko kumwibagirwa ntabwo duherukanye. Atamagenere kareka ngo worora inkoko bita numva ari amaje. Nzakuza kuvuga ati no nkuru ntago ari inkuru ushobora kujya ku breakinga gutyo udafite iki udafite proof. Nafashe ya mbere nigira hehe ku muyumbu. Ndavuga ati ngomba kujya kutoza ino nkuru ngiye kureba se ko Ama G The Black ari muzima. Ese aracyariho? Ese babazi be bitwa bandegiji babandi bitwa banuza ba Paxoni ndetse nabandi ubu none ntago barabyinira ku rukoma. Nzakuza kwibaza nise kubitwa Paxoni yaje kuvuga ngo natajya kumureba azajya kumwirebera yaba yamutumye abandi bantu. Nyigire rero banza unkomere amashyi, ubanza ukomere Imana amashyi uhereze icyubahiro yibwira ati Imana warakoze. Nasanze umuntu bita Ama G The Black ari muzima ndetse ahitambwira ati kuru magique utazajya ngo uvuga inkuru z'ibihuha dore n'ubundi wakunda kuba ufite proof. Akira ubwira abanyarwanda ko witwa Ama G ari muzima. Ngira nkubwire ngo iyi iracyari MG Line challenge tundi ibintu bishyashya gusa ngira ngo kuri nyuma y'inkuru ya J-Paul kuri inyuma y'inkuru y'uwo bita Ama G The Black nuko ari muzima. Ama G The Black ni muzima. Iyi nkuru ni ibihuha, iyi nkuru ntabwo ari iya nyayo. Abantu basabye iyi nkuru dore ngayo nguko MG.